yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye, ariko ibikombe byose yatwaye igihe cyageze ngo abafana babiserebure muri rusange. Gahunda rero Axel irateguye, imyiteguro irarimbanyije, ni event irimo gutegurwa na fan base y'ikipe ya APR cyangwa se na abafana b'ikipe, abakunzi b'ikipe y'ingabo z'igihugu nibo bateguye iki gikorwa muri rusange, nubwo kizagaragaramo abayobozi bakuru ndetse n'abayobora ikipe y'ingabo. Yes, hano rero ibintu birasobanutse. Bimwe mu bikorwa bizaba kuri uwo munsi wa tariki 4 z'ukwezi gutaha kwa 7 bizahurirana n'umunsi wo kwibohora hano mu Rwanda, kwibohora kw'abanyarwanda. Bimwe mu bikorwa bihari rero nibyo tugiye kubabwira, ndetse n'ibiciro nuko abantu bashobora kuzitabira icyo gikorwa. Ariko reka mpere mu bimwe mu bikorwa ruvanguraza kugaruka ku kanyenyeri abantu bagomba gukoresha. Bimwe mu bikorwa rero bizaba bihari, hateganyijwe umukino wa gicuti, umukino w'ubusabane. Uwo mukino uzahuza ekipe y'akarere ka Gicumbi, ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ndetse n'ikipe ya Kumurindi FC yiganjemo abasirikare bakuru n'ubundi bari bahari muri 1993 ubwo ikipe ya APR ishingwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame hariya ku Kumurindi. Urumva? Ikipe ya Kumurindi FC, inkuru ya mbere aha ngaha abantu bagomba kumenyaho abakunzi ba APR. Ikipe ya Kumurindi Football Club, kapiteni wayo uzaba wambaye igitambaro na Fande CDS General Mubaraka Muganga. Fana ba APR barimo barabyumva cyangwa ni uzaba wambaye igitambaro cy'ubukapiteni. Atera kangahe? Iyi Kumurindi ni CN isanzwe ikorera hariya kuri APR FC Kicukiro. Bajya bakorera imyitozo kuri APR FC cyumweru ku masaha yewe na betinga yuko hari abafana benshi ba APR batarabona Fande CDS aconga rumwe. Abataramubona rero barahombye. Nabibetinye, hari benshi bataramubona. Noneho naramubonye. Warabonye? Hari benshi rero uri umunyamakuru. Naramubonye cyane. Uretse n'abanyamakuru, noneho ku banyamakuru ikindi kirushijeho hari imikino yajyaga ihuza Je Sport n'iyitwa Vision yabagamo abayobozi. Nawe yabwaye ikinamo ndetse na Honorable. Ubundi naho ngaho akina. Honorable Makuza. Utagiye kumena nko ku cyumweru hariya kumumena cyangwa se Nyamirambo kumubona byakugora. Ikipe yabo na Honorable Makuza ndetse n'abana bahaje. Hari amwahuriragamo. Controle bariri ku kirenge nivaho abantu none byanavuga n'ibiki abafana ba APR batazi ubundi ngo nubwo akina Fande CDS akina kangahe bazabibona bose bazabibona umunsi rero. Urumva musanze nk'ubu ari nigena kirema ndakubwiza ukuri ni Rigani waramutse umeze neza waramutse birakomeye cyane urumva nka Fande CDS yawe akina kangahe mu kibuga Fande CDS agomba kuba mu mediateur mu cyane technique ni hagati mu kibuga box to box amaguru yombi uko ndebye icyo bita imisusire ya CDS nkareba icyo bita fitness, nkareba mu maguru, nkareba icyo bita upper body, agomba kuba yakina nk'umunani cyangwa 10 cyane. Ni meme dao naho ni muri umunani ni meme dao azohereza hari azaba yisunirika gutya. Abafana ba APR mukene ko tubabwira iki abantu bajya bamenya mu kinyarwanda icyo ari cyo ni umugaba mukuru w'ingabo kugira ngo mve ukuntu bikomeye. Chief Defense of Staff ni uzaba yambaye igitambaro cy'ubukapiteni mu ekipe ya Kumurindi. Igitambaro cy'ubukapiteni ayitwaza imoso nicyo cyo kwiba. Nicyo nshaka kureba nanjye ntabwo ngenda mubona. Nanjye meze nk'abafana ba APR ntabwo ndamubona jewe. Ayakoresha amaguru yombi yose arakora. None se wambwira ko Dembele akoresha ukwe indyo ni moso. Dembele akoresha ukwe kuguru cyane. Dembele ngatwarisha imoso agashotisha. Umufatira uburyo ugasanga ati ayitwara nka Musiala. wagiye ibumoso ugasanga ari iburyo. Amaguru yose arakora. Ufata biragoye. CDS arakora. Ibyanyu simbyemeye nzaba ndi Kumurindi. Gicumbi ikipe izabahagararira akarere ka Gicumbi ifite ibibazo bikomeye cyane. Iyi kipe ya Gicumbi izaba kapiteni uyiyoboye azaba ari Meya, nzaba ari Mpaye Emmanuel, nzaba wambaye igitambaro cyo kapiteni. Meya agomba kwaza umupira mwinshi. Urumva ubwo abo bose abona nagize amahirwe yo gukina nawe. Abanyamakuru twagiye gukina. Meya waramubonye ukina. Twarakinye nabo n'abayobozi rubango
nuvuga ngo tactically ni wa mwataka wegamira abantu nuvuga ngo agushyira mu maboko babiri bose bafite gutya Didier ni kiboko ari kabisa agahindukira ujya mu nzira ukabandagara icyo ni igikorwa cya mbere n'umukino ukomeye hanyuma ikindi icyo ni kimwe mu bizabera ku murindi hanyuma ikipe ya APR izaba izongera inamurikira abakunzi bayo ibirango harimo n'ibirango bishya rogo nshya urumva harimo rogo nshya mwarayibonye ivuguruye hazaba hari imyambaro ya ekipe ya APR izakoreshwa mu mwaka utaha w'imikino urumva hanyuma ariko mu bantu bazaza muri iki gikorwa bazaba bazanye ama écran bya biteleviziyo bya rutura harimo hagenda hacamo urumva projet igishushanyo mbonera cya stade nshya ya APR izuba ku Ishyorongi wala ikirenga stadium ariko nimvuga stade hazaba ari cyo bita complex ni complex stade na complex biratandukanye cyane complex nuvuga ngo ni imikino myinshi izajya hakinirwa hazaba hari ibibuga byinshi amadisipurine menshi harahana Ishyorongi APR yarishyuye yaraguze volley nabonye umuturage yari wacaracaraga wese wifuzaga amafaranga APR yaramuhaye nta kibazo cy'amafaranga igihugu kirahari genda uhitamo aho utura ahandi ushaka umuhango uzaba urimbanyije hazajya hagenda hagarukamo igishushanyo mbonera uko nyine hazaba hameze bigenda biza muri izo écran abakunzi ba APR babyinjoyinga ubwo abareyo ku byo mwahawe n'uwabemere stade byo tuzabiganira ubutaha reka dukomeze ariko APR umunsi APR yubatse stade bazambabarire banshyire mu bantu bazatanga izina naming ntibajya ngo ni ikirenga bazarihindura barihindura birashoboka hari abahanzi bazasusurutsa abantu uwo twamaze kumenya Senderi International Hit APR FC wowe ntiyabura abakunzi bawe Senderi arahari Senderi ari no muri gahunda yo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki aremereye cyane nujya ku muturage mubwira abahanzi batatu i Kigali comments z'abahanzi sigaye zikomera ariko ubusonge nemerewe gusesengura wemerewe gutanga za ndani ukanasesengura aburana nanjye bagende agiye kuri social media batatu b'abaturage nabo hari ubita Senderi International hari ubita Theo bose babiri abo bahanzi babiri ubanza bashyire ku ruhande hanyuma nushaka kumenya undi muhanzi w'abaturage ari mu bahanzi bakuru ntago ari mu bahanzi bato akaba yitwa International King James King James afite ukuntu umwana yinshi icyo bita rubanda uzimuye bita iyi event igiye kuba yanuza iwacu muzika iwacu binazabakora n'ibintu cyane mbateguje abana ngo bageze Senderi azabari twagiye undi namenye yitwa Fande Nkuru Nziza aka Majimaji twazihetse kwezi Fande Nkuru Nziza umusuva cyane ari Bugesera Fande Majimaji azaba hadi ntore cyane akaba imfura cyane Mata Muhammed azaba hadi undi namenye uzaba hari urumva hazaba hari umumama witwa Alouette abantu bajya muri gakondo baramuzi Alouette ntabwo muzi muri gakondo abenshi rimwe na rimwe bamwita niwe ndirimbo n'ibindi bindi zo kwibohora indirimbo z'urugamba bari indashyirwa ziriyo ntiziriyo indashyikirwa cyane Mugabo Manzi Rieve mu Afrika Espoir kuri gitari ye babahungu bita Pasi ni babahungu bose ndashyikirwa ni babahungu bose bazaba bagira inama muri APR kwe bazaba bari bibaho ni biteye ubwo twita amakuru yuko Axel yafashe nimero ya kuba Francis akamuhamagara akamubwira ati ibintu urimo urategura bitarimo indashyikirwa ndavuga nti ibirori indashyikirwa zitarimo byitwa inama kugira ngo bibirori rero kubita bidashyikirwa zirimo undi muntu byanze ku munota wa nyuma akagombye kuba hari ariko impamvu nayo ndayisobanura ni Masamba urumva Masamba yakagombye kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention naho byapfuye igihugu cyamutumye mu butumwa bw'akazi mu Buyapani
mu iserukiramuco rizabera mu Buyapani yajyanye n'urukerereze bare nationale yajyanye n'urukerereze kuko ni umwarimu ni umutoza narakubwiye ninjye nemera Masamba muri gakondo ubundi tumwita Masamba yari afite offer 3 ku meza USA visa iteyemo icyo ntacyo kubaza agira visa ya Masamba bayihaye rigani cyangwa mugaragu n'ubundi akigera Washington igihugu n'Afurika igenda kwe bayobozi bacu nakabadirisha urumva ubundi deputy ambassador muri USA yari deje wacu wakwigaragaje deje wakwigaragaje ariko Masamba nakasa yari afite offer 3 ku meza kumurindi nyamukandagira aramubwira ati ishingwa wari uhari buriya Masamba yari ku rugamba ishingwa yari ahari 9 Masamba yari ahari mu nkotanyi urumva vuye Burundi numwe mu bantu bakoraga mobilisation kugira ngo abantu batanga amafaranga kugira ngo igihugu abantu bakibohore Masamba buriya ni inkotanyi nawe yakera cyane APR rero ngwino hahandi twabitangiriye uza yaganira ubu byumva yari ahari APR avuga ati offer ya mbere hano inkotanyi ngwino uririmbe Masamba ati irahari igihugu kiti ukenewe muri Amerika cyane muri Rwanda Convention USA byose baravuga ati izo offer zombi zireke offer ikenewe cyane tugukeneye Japan n'itorero ry'igihugu yahise rero ajya mu Buyapani mu mujyi wa Osaka mu cyo bise World Expo 2025 nuko rero kadukomeze hanyuma gahunda uko yindi ihari rero abafana ba APR abakinnyi bazerekanwa hariya nabivuze bashya bazerekanwa wabwiye ko abayobozi bose ikipe yose guhera kuri ba president d'honneur cyane abayobozi kugera ku bayobora nyamukandagira ubu ngubu w'icyubahiro kuzana rwose bose barazaba bahari hanyuma ikindi ndebera kanyenyeri ikindi harimo ibyiciro bitatu by'ibiciro ku bashaka kuzajya gukurikira iki gikorwa ibyo byiciro bigabanyije abatwumva rwose amafaranga niyo tugiyemo icyiciro cya mbere kategori ya mbere ni ibihumbi 15 harimo ibihumbi 10 urumva twakwita ibyo kwinjira aho uzaba uteganyirijwe n'ibihumbi 5 by'amafunguro kugira ngo unywe urye ugobwe neza ubwo iyo utanze 10 uba wishyuye transport yego wishyuye no kurya no kunywa ukongeraho 5 sibyo bya jazz ariko tuvuga ngo ni jazz ya 5 hano abari gutegura iki gikorwa Gakuba yatubwiye yuko yasabye abari gukora imyambaro ifite karite nziza cyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ni 23 harimo 18 urumva 18 yo kwinjira n'ibyo bintu byose ariko naho uzahabwa umwambaro naho harimo umwambaro icyiciro cya gatatu ni 50 n'ibyo 5 bikaba 55 naho ubwo muri VIP aho ngaho nabwo harimo n'umwambaro ariko urumva nyine imyambaro igiye itandukanye bikurikije n'amafaranga watanze siko bemeze riko cyane birasobanutse urumva Lacoste umuntu uzaba uri muri 55 Lacoste azaba yambaye ya VIP y'abakapu y'abayobozi ntabwo ari ya 5 ntabwo uzaba imeze nk'iyo hasi ntabwo ari zazire zipfuka nzaba nambaye ngewe wenda n'urugero umuturage wo hasi urumva nuko gahunda zimeze ariko rero hanyuma wari utarasoza warubonye na update ikanzemo wafandi CDS ngo yakinnye muri second division ayobora Kibuye none sibyo navuga cyane ngo yabaye ya kabiri cyane finale yatsinze kuri journal ese ntabwo iki Kibuye ko hari n'izindi zandani bambwiye ngo niyo wabonye wo bita Boire ya Joseph ngo yagiye mu masomo Zambia ngo aravuga ati mbonye umwataka mwiza ahita avuga ati agomba kuba ari Nyarugenge muri Nyamukandagira ahamagara sasa afande Alex ati manura umuntu Boire ya Joseph ni kanzemo wakomeza uyu mupira warawuzi ko genda sinakubiye ko naramubonye akina tumwe duhanganye hanyuma ubwo igihari rero gahunda higeze ariko ongera ngo basubiremo amafaranga neza ibiciro amafaranga y'umuntu yagezeho ntago yirukanka igiciro transport ibihumbi 10 n'izindi gahunda zose iyo ni icyo ni icyiciro cya mbere ukongeraho 5 byo kurya bikaba 15 cyo bitabo cyane 10
ni 10 nyine ukongeraho 5 mwambaro. Yego. Oya 5 mwambaro. 5 mwambaro 5 amafunguro bikaba 10. Oya. 5 nibyo kurya. 5 nibyo bega 5 biri birasa. Hari ibintu bitatu. Hari kategori 3. Hari ibiryo, hari n'umwambaro. Yego umwambaro 5 bikateba 15. Umwambaro ni 5. Yego. 10. Abantu b'10 bazaba bafite aho binjirira nyine mu ciciro cyabo nko kwavuga upper ball cyangwa lower ball. Hakazi 18. Urumva? Bakaguha n'umwambaro wawe. Muri 18 ukongeraho 5 byo kurya ka 23 nibisobanutse. Muri VIP ugatanga 50 bakaguha umwambaro wawe na bya 5 bindi uka 55 byo kurya n'ibintu bisanzwe. Birasobanutse ibi byiciro. Ahubwo abantu barishyura gute Ruvuyanga? Abantu rero akanyenyeri. Kandi tubanza tugira abantu ko bose upfa kuba ukunda umupira cyangwa ufana APR cyangwa se uvuga ati ngewe ibintu ndashaka kwirebera ibyo birori. Harimo abahanzi bakomeye, ndashaka kureba CDS wacu akina, ndashaka kureba Meya wacu akina, harimo abasportifu bazajyayo. Ndashaka kurya show. Bitari ngombwa ko ufana ikipe ya APR. Nkagira umunsi wanjye ukagenda neza. None Ruvuyanga ibi nta nubwo ari no kuvuga ngo ni na APR nka APR y'umupira w'amaguru. Ibi ni ibirori byo kwizihiza imyaka 32 APR imaze ibayeho, ariko iyo myaka iraza neza igahura neza n'urugamba rwo kubohora igihugu. Iki kintu abantu bacyumve mu buryo ni nayo mpamvu hatoranyijwe hariya bizabera ku Murindi, aho bita ku Murindi w'Intwari. Umurindi w'Intwari ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kaniga. Murabizi ko hari n'ingoro y'amateka, haba indake afande yabagamo. Iyo bari kugusobanurira icyo gihe abo basirikare babagayo bakubwira ko ari indake afande yabagamo ayobora urugamba. Iyo bavuga afande rero ubwo afande n'umwe muri fose iyo havuzwe afande urumva nuvuga ngo niyo communication yabagamo cyangwa indake ayobora urugamba. Ariko banza bivuga n'abantu bo muri force hejuru n'urucabana ni afande ibingira yavuze ko ngiye nemerewe kwita ibingira afande, ariko ibingira avuze afande ni umwe uvuga abayumva urumva cyane. Noneho iyo ndake yabagamo yakoreragamo ayobora urugamba, abantu barayisura bisanzwe cyane. Ariko gahunda yo kwisura kwera ko azajya abantu benshi batubwiye yuko iyo gahunda abantu bazayibamenyesha uburyo bashaka kwisura, uburyo protocol izubahirizwa, uburyo protocol izubahirizwa, ariko ushaka kwisura urumva bayita Rwanda Liberation Museum ihari ya Kaniga kabisa. Hari n'ibindi bikorwa byinshi rega bijyanye n'urugamba rwo kwibohora bihari cyane. Bakwereka ahangaha niho wenda afande atangiraga amabwiriza, ahangaha niho hari ibibuga twakiniragamo, abasirikare babaga ahangaha, ibintu byari biteye gutya. Iki ni igikorwa cya buri munyarwanda, si igikorwa cy'umufana wa APR. Niba wumva abantu barimo hazanabamo no gushyigikira abamugariye ku rugamba kugira ngo bakomeze gutwaza gitore, bakomeze babeho kandi neza mu Rwanda baharaniye kandi babonye. Rero iki kirenze umupira, iki kirenze APR. Ibi ni ibirori by'igihugu cyane. Ibi ni ibirori byanasubiye ku Murindi aho urugamba rwateguriwe neza. Ikiza cyuzuza ibyo rero, ikiza cyuzuza agomba kuba hari. Ikiza cyuzuza ibyo Igicumbi ni hafi, Kaniga ni hafi. Tuvuge uvuye Igicumbi mu mujyi ujya Kaniga, ujya mu murenge wa Kaniga ni hafi cyane. Hano mu Maya ni hafi, nta minota irenze ngaho ihari. Icya kabiri tariki enye ni umunsi ni ikiruhuko, ya gahunda konje izabirimbanye. Ubwo se umuntu azaba ari hariya azaba ari harya abakozi ba leta ngo bafite icyumweru ngo iki kwera kuwa kabiri kugeza kuwa mbere nta kazi. Ngabo yahoze ambwiye ati bita rugangoro bimeze bite muri toxic experience. N'urucabana rero kubaza uwo munsi nta ebana nambwe ni arabifatanye n'iwacu na muzika. Rugubaza se nambwe ni arabari igise yanga nawe yatwaye isi arabyumva n'urucabana. Hanyuma ubundi murera ngiye kuyibomagura induru zigiye kuvuga muri uyu mujyi. Ngiye nabikubwire kadusubiramo abantu ibiciro ko jira arabimpaye neza, nta 15 birimo, nta kibazo. Ni ibihumbi 10 urumva, n'ibihumbi 23 n'ibihumbi 55. Iki kiro cy'ibihumbi 10
bitanu ni amafunguro, bitanu umwambaro. rero banabadirisha bamebadirisha uretse gatoya transport bikagera bitanu amafunguro, bitanu umwambaro, transport bikagera none muri 23 18 umwambaro na bitanu amafunguro. Muri 55 50 umwambaro na bitanu amafunguro. twasobanura yavuze oya cyabwa mbere wavuze harimo ya transport ubwo nyine ya transport ukuntu babigenje bareba uburyo transport abantu bose amafunguro azaba ari amwe, bazaba batandukaniye ku mwambaro n'ibyicaro. Ruvuyanga reka dukubita abantu kode duprofite ari amasegonda tugaruke twinjira muri hanyuma kode kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri ukande 8 akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri rimwe akanyenyeri noneho ujye ugashyireho wandike 17 kode niyo 17 20 29 9 subiramo neza urayisubiramo. ibyo ukana akanyenyeri byo barabizi bishyura kuri kode, abantu bishyura kuri kode barabizi, mwese mwishyura kuri kode abadukurikiye. noneho hahandi ushyiraho kode uhashyire 17 20 29 9. tuyisubiremo bwa nyuma muyandike ibaruye ku mazina yitwa Gakuba Francis.